Mwiriwe neza, tugiye rero kureba ko dushobora gushyira uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Webex bwadufasha gukurikira inama muri telefone zacu. Ubwo rero dukurikire aka video maze dushobore kubikora neza. Dushobora gukoresha Webex aho turi, haba mu rugendo, haba mu kazi, haba mu rugo, twakoresha Webex. Webex kandi dushobora kuyikoresha muri telefone zacu, muri iPad no muri computer twaba dufite aho turi. Reka rero dutangire turebe uburyo twayishyira muri telefone. Tugomba kandi kuba dufite email ifunguye, kuko Webex iyo wiyandikishijemo igusaba ko ureba link cyangwa se liye yaguhaye muri email. Reka rero tumaze kuyitereshaje, tumaze kujya muri App Store cyangwa Play Store, twayishaka tuyifungure turebe. Icyo dukora bwa mbere ni ikihe? Ni ukuyishaka. Twamara kuyibona tukajya kuri Get It, twamara ahangaha tukayishyira muri telefone cyangwa se muri computer. Bidusaba rero kwiyandikisha. Iyo tushyizemo email iduha link yo dukurikiraho kuri email yacu kugira ngo dushobore kwiyandika. Iyo ibyo birangiye iguha join. Dushobora rero Get It tukayikanda, noneho tukayifungura. Deja amaze kugera muri appareil, byadusaba joininga cyangwa gusayininga. Reka rero dukore inama. Urabona ko igusaba email, ukashyira email yawe, ukajya muri email yawe ukayifungura, ukareba liye yaguhaye kugira ngo wuzuze amazina yawe uzajya ugaragaraho kuri Webex. Email na password. Umaze kubyohereza ku submitinga, noneho ujya muri appareil yawe, iragusaba ku accessinga amafoto, video, voice notes. Ushobora kujya kuri settings kugira ngo wenda ufungure connection, bityo ushobore gukoresha Webex. Noneho ushobora kujoininga meeting cyangwa se gutangira inama. Ahangaha ushobora, hariho akayikone k'amajwi, ak'amashusho, aka video. Icyo gihe